Iyi Imana yaguhaye umugisha iba yarawuguhaye koko. Uyu mugabo bamwita Prabhas, niyo mugabo ufite filimi yinjije amafaranga menshi muri sinema yose y'Ubuhinde. Yari asanzwe akora filimi ariko ntizikundwe cyangwa ngo zirebwe ku rwego rwiza kugeza igihe yaje gusohorera Bahubali. Iyi Bahubali yaragiye izamurira izina uyu Prabhas ku buryo ubu bizwi ko filimi yakinyemo iba yaratwaye budget nyinshi kandi iri buze kwinjiza box office iri hejuru. Muri filimi ubu afite zirimo kumwinjiriza amafaranga harimo Salari ifite n'igice cya kabiri kizasohoka mu mwaka tugiye kujyamo wa 2026. Nimba waranarebye iyi filimi wabonyemo uriya mujyi wa Kansari kugeza ubu niwo mujyi imaginary wasizwemo detail nyinshi mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Hari ibintu byinshi byagiye bibera kuri set y'iyi filimi Salari n'indi filimi y'uyu mugabo ariyo Saho. Uruganda rwa sinema y'Abanyamerika rwaradusize ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ubu nimba wararebye Final Destination igice cya 5 muri opening scene zayo wabonye ko urupfu rwataka abantu bari ku kiraro. Iriya scene kugira ngo bayikore baragiye bazana urukuta rwa nyarwo muri studio. Iyi studio yari izengurutswe n'igitambaro cya green kugira ngo bazakifashishe bashyiramo buri kintu cyose bashaka. Abakinnyi bayo nka Peter Friedkin bari baziritse imigozi kuko amastandi yabo bari kuza kuyikorera. Aba bagabo bajya kureba bakazana n'imodoka muri studio kugira ngo scene zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Iyi scene yaranabavunye cyane dore ko yabafashe hafi ibyumweru 8 byose barimo kwishutinga. Ku ruhande rumwe muri iyo studio hari harimo designer z'ibisebe ku buryo nibamara gushutinga scene urupfu rumaze gutwara umuntu, aba designer babo bahita baza bakacyapurika kuri uwo muntu scene zikazagaragara ko ari izanyazo koko. Iyi filimi yagiye kurangira batwaye miliyoni 40 z'idolari gusa nayo yarabungukiye ku rwego rudasanzwe dore ko bayungukiyemo miliyoni 178.